abona ubabaye akagira ngo abifitemo inyungu ntayo. Nagenda aragatsindwa n'Imana nayo. Aveho. Kagenda zaciriwe witeka, agenda agiye yaciriwe n'ikuzimu. Gatsindwa n'Imana yacu mu izina rya Yesu. Nta nyungu abifitemo. Mbwire umuntu wese uri hano. Haleluya. Udafite icyerekezo cya 2024. Mubwire ngo nanjye hari imyaka yajyaga itangira nkayoberwa niba ntangiye umwaka niba nkushoje. Ariko ubu siko bimeze. Sibyo? Hazi ko ibintu byageze bite? Kuko nta cyapfuye, nta cyakize. Kareba umubyara ngenda nahiya simwe twegerane yishurwa gasenkane. Imbere aho ngaho ku cya kabiri ndavamo. Igahagarara igiseke kongera ikaka bakigira imbere bati aho alfa parase muradusiga. Hanyuma konvayera agahita nasohoka akavuga ngo murakomeza murakomeza murakomeza. Barahagaze bavuyemo bagashyiramo naba kigushikura. Jabone mva kubyara naraguze imodoka. Kuna ari byiza we umugabo wawe akurindeye kuri maternity asohoka hanze akatsa imodoka umuyaga n'umukubite agasimbuka mu rugo akazana serviette gusa imodoka yanya akagaruka akajya kuzana gaze umwana. Ai wewe my testimony my weapon. Ubuhamya bwanjye intwaro yanjye ndwanisha. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya 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 munyikirize se. Aha haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Mwiriwe. Mumbabarire kugera mu iteraniro ntinze. Nagize amavuga butumwa menshi ariko byose byagenze neza kandi namwe ndabizi ko mwabanye n'Imana. Imana ihumugisha abakozi b'Imana bose bambanjirije ahangaha babwiriza. Imana ihumugisha umuyobozi wa gahunda. Imana ihumugisha umuntu wese wateranye ko numva muvuga ngo amena. Mwarushye ni muhumure. Hanyuma kubambonye ari ubwa mbere nitwa Ev.Esther. Ndi umukobwa wo muri uru rugo. Ndi umukristo wa hano. Ngira ngo noneho bimaze gusa nk'ibifashe. Yesu Kristo ni ugenda bifatisha. Mbere nabaye hano igihe kinini cyane nzwi n'abantu bakeya kandi n'ubundi ndo muvuga butumwa bwiza. Ariko iyi Imana yabishatse bigenda byemera. Imana ishimwe cyane kandi si hano gusa ahubwo n'ahandi nkuko Kristo agenda abikora kuko ariko yabigambiriye. Twihuse rero reka dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 12 umurongo waho wa 11. Yohana ibice 12 umurongo waho wa 11. Haravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ngiye kuvuga amagambo atari makeya mu gihe nahawe kinini cyane. Kinini rwose ni kinini, nahawe igihe kinini cyane kandi ngiye ndabizi ko ari kinini. Haleluya. Kandi ndagikuvugamo amagambo menshi kandi ndabizi ko buri muntu wese akuramo ijambo rye. Amagambo rero ngiye kuvuga ashingiye kuri iki kintu kivuga ngo ubuhamya bwanjye intwaro yanjye ikomeye. Ubuhamya bwanjye intwaro yanjye ikomeye. Ubuhamya bwanjye intwaro yanjye. Haleluya. Subiramo cyane ngo ubuhamya bwanjye intwaro yanjye ikomeye. Bisubiremo. Ongera uvuge. Ubuhamya buva muki? Haleluya. Ese ubuhamya ni iki? Ubuhamya ni iherezo ry'ikibazo wanyuzemo. Wabyumvise? Ubuhamya ni iherezo ry'ikibazo wanyuzemo. Ese filime wakinnye yashojwe? Sibyo? Hanyuma ni iki wanyuzemo? Haleluya. Akenshi 80% kiba ari kibi. Muranyumviye?
akenshi 80% kiba ari kibi. Uyu munsi haleluya, ibyo mvuga, ibyo mpamya, ibyo mbwira abantu, ibisubizamo intege, iyo mbyibutse ibibasubizamo intege, iyo mbibabwiye, ipfundo ryabyo n'ishingiro ryabyo ni ibibazo nagize nte nanyuzemo. Haleluya. Ntabwo ushobora kuganira n'umuntu, haleluya, ngo ubwire umuntu ikintu kimufataho, umubwira ikintu wumva nyundi cyangwa se umuha histoire cyangwa story y'undi muntu. Ariko iyo ubwira umuntu ikintu wowe wanyuzemo, ukamufashisha icyo wabonye, icyakubabaje n'ahantu cyagukubitiye, ukakibwira umuntu nawe cyaragukubise, ukamubwira uko wakibayemo, ukamubwira uko wagisohotsemo, uwo muntu arubakika. Kandi iyo amadayimoni aje gutera umuntu ufite ubuhamya, Imana ishimwe, akumva yatura, ya Mana ibana nanjye, ya Mana yabanye nanjye, ya Mana yandengeje hahandi, ya Mana yakunyeganyeje, dayimoni agira ubwoba. Haleluya. Reka nkubwire, iyo nzara ni intwari ikomeye mu gihe kimwe izakubita abadayimoni hasi. Haleluya. Urashonje, ntufite icyo ugaburira abana, ariko ntabwo iyo nzara izahoraho. Wambaye ubusa, birashoboka ko udafite n'imyambaro, ariko ntabwo ari uko bizahora. Ndakurahiye, ndi hano imbere y'Imana ku ruhimbi, ibyo bintu uri gucamo bizarangira. Nshobora kubikubwira gutya ukavuga ngo hari wenda reka mbyizere nuko ari umuhanuzi. Oya, ntabwo ari uko mbihanuye, ahubwo mbikubwiye nanjye nk'uwabiciyemo kandi nkabona hari byarangiye. Haleluya. Haleluya. Nagize ikigeragezo kinambaho, ibindi bintu birarangira, ariko cyo najya nyireba nkavuga ngo iki kintu kizashoboka, ubu ibi bintu bizaba. Ntabwo nyakunda gushyira abantu mu rujijo, nacyo ndakibabwira. Ni ikigeragezo cy'ubukode. Nkabona ibiryo birahari, nkabona abantu turambaye, nkabona abana bagiye amashuri meza, ariko nakibuka ko buri kwezi twishyura icumbi twarayemo. N'ubu ntabwo kirarangira, ariko haleluya haleluya natangiye kubaka. Amen. Ntago ari ukuntu uhura n'abakozi b'Imana bakubwira ngo umva ngo Uwiteka hari icyo akoze, wajya ubireba ukavuga uti amina, yego haleluya, amen amen amen. Buriya twe duhanura tuzi kumenya abantu uhanuriye ibintu agahita byizera, n'ibyo umuhanuriye akavuga ati sinshaka kwiteza ibibembe nk'ibya Miriyamu, ariko ibyo ntibyasho. Si byose? Abahanuzi bari hano batere haleluya. Amen. Aha. Iyo ni umuhanuzi koko. Wayumvise rero umuhanuzi? Sikewa. Iyo nayisubijemo intege. Noneho hari ibintu umuntu ahanura, nanjye njyamanura, ukumva uri guhanurira ameze nk'ari kwitsa umwuka mumara, ukumva ntari kubifatisha neza, ukumva ari gusa nk'aho bigenda bimucika kubera ko arabona Ntanzira. Arabonana? Ntabwo ndababwira ukuntu umugabo wanjye ngewe yamaye konji yo kumuhanurira, arambwira ati rero dore uranatwita, icyo gihe nari nwita umuhungu ucutse. Arambwira ati ushobora kuba kubera yuko ufite ubwoba bwo kuzabyara ndi umushomeri, ukomeza uvuga ngo Imana impaye akazi, none nguhaye konji, ubu reka uzabanza ubyare turebe ibitekerezo uzabigiraho nyuma umaze kubyara.
ubushomeri umwaka wa mbere tubana, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, kandi mpora ndi muri umva uko Uwiteka avuze. Ngaka akazi kihu arihangana gategereje imyaka igera muri 6 amakonje ntwite, kandi yewe iyo ntwite rero mu bintu mpurwa bya mbere na amagambo menshi. Niba ari uko nyagira mvuga ibintu byinshi, iyo ntwite rero simba nshaka umuntu uvugiramo ibintu nanjye, kandi simba mvuga ibintu. Noneho ashaka kunzanaho ibintu byinshi kandi ntari mu gihe. Nkajya mureba ari nkumva nasuzuguye ibyo avuga. Mu mwanya byaza ntumva ko hejuru ya yandana bya bindi bambwiye ntiravuze ngo ngaka akazi. Akambwira atari ko ntashobora kugukubita utwituro ngo nzagute, kugira ngo ubyumve neza yuko ngiye nakwiyamye. Narakwiyamye, kandi nabo mugendana uzababwire ko nabiya. Haleluya. Akazi karabuze. Umuntu w'umutekinisiye n'ikiraka cyarabuze. Hariho n'igihe yajyaga ahantu bamwemereye ikiraka, kandi yararangije universite, akamamagara ati muvandimwe, ati ko bamaye 5 mbyemere na pone taha sikigariwe biho. Ubwo se urategesha ngaye nkumva niye magastre, nta nubwo ari 10 by'uranga utegeshe 5 ugarure 5 ati wapi. Kambwira atari ko reka nihangane nyakorera, akayakorera akaza n'amaguru kugira ngo byibura aze kugeza mu rugo byabi. Ubuhamya bwanjye ni intwaro yanjye ndwanisha. Ubuhamya bwawe ni intwaro yawe urwanisha. Amaze imyaka 9 yuzuye gutya anyura ahantu agiye gusuza umuntu, urumva agendaga gusuza abantu, gukata, kwikatirizwa, kutagira iyajya nyine. Ahurira n'umumotari uvuye kwa gudepoza ahantu ubakora. Umumotari ati ati nyafite agaperimi, ati ko gutwara n'imodoka, ati mvuye abibwira wa undi yaragiye gusuhuza. Undi ati se ati iyi company irashaka abantu ni ibintu byo gucukura amabuye y'agaciro, irashaka abakozi bati bavuze ngo n'abashoferi bajyeyo. Noneho muri kunyumva, yari afite na perimi rwose, diploma ya universite na perimi yarayishatse ni. Noneho wa mudamu aravuga ati ko nawe wagiye ukadepoza hari. Ndetse nka depoza nk'umunyamashanyarazi, cyangwa depoza kuko nibyo yize, cyangwa depoza nk'umuntu nawe urumva niko kuno umuntu ababazi nawe byasaga nkaho byamuvanze. Tigenda udepoze kuri byose. Araza bimubise ndamubwira ni depoza ku mashanyarazi. Yego, depoza ku mashanyarazi. Ajyanayo dosiye nta muntu azi, akurikiye iyo tarumbeta ya motari. Bwacye yakurikiraho ahurirayo na motari, bagiye gufata feedback baravuga ngo nta wundi muntu bashakaga, ni umwe na Aroni, kandi ni nawe bashakaga umunyamashanyarazi. Sinzu baravuga ngo ntibazi uwatanze itangazo ngo ry'abashoferi, kandi ni nawe bahise bagira bate ayita sinya contrat. Nanjye mitamvuga niteje inda kuko ikontarizanye na silence ngo mbyarire umwana Faisal, naba ndi ndangara. Niteze inda ncecuye birampira, ngira amahirwe irafata ndamubyara. Ubuhamya bwanjye intwaro yanjye, ubuhamya bwanjye intwaro yanjye, my testimony, my weapon, my testimony, my weapon. Hallelujah. Uzi kuri mitiwere we niho n'ababyaritwa 2 twabyaranye, tujya kwipimisha igirayo shashari
mwese muhanga amasa. Oya yicarire, sorry. Igira hirya mama. Nimero 7. Nimero 8. Mukazagenda. Suko se babimeze. King Faisal. Umuganga nabaga ndi kumwe nawe on touch. Hi, Esther. Did you come today? Yes, my doctor. Arekoye. Hallelujah. Amen. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intamba w'Imana. N'ijambo ryo guhamya kwabo. Ibyo bibazo uri gucamo bizavamo ubuhamya. Humura amaraso ya Yesu akuriho warakijijwe. Ihanganira ibyo bigeragezo. Umutima uganira n'undi mutima. Kuko ndi kubabwira ibyo naciyemo, muri kumva imitima yanyu isanwa. Ntago uzavuga ibyo utaciyemo ngo umutima wawe ubashe kuviza mu yindi. Ibyo uri gucamo nugera ku muntu uri kubicamo. Iyo uvuze ngo humura, ukavuga ngo ceceka, ahita agira ate? Wabyumvise? Umuhungu wanjye Joshua mubyara nagiye n'amaguru kugera kuri maternity no gutaha n'amaguru. Nta ya tagisi nta ya moto. Kareba umubyara ngenda na hiyasi imwe twegerane yishurwa gasenkane. Imbere aho ngaho ku cya kabiri ndavamo igahagarara igiseke kongera ikaka bakigira imbere bati aho Alpha Parase muradusiga. Hanyuma konvayera agahita nasohoka akavuga ngo murakomeza. Barahagaze bavuyemo bagashyiramo naba kigushikura. Jabone mva kubyara naraguze imodoka. Kunari byiza we. Umugabo wawe akurindiye kuri maternity asohoka hanze akatsa imodoka umuyaga ntumukubite. Agasimbuka mu rugo akazana serviette gusa. Imodoka yanya. Akagaruka akajya kuzana gaze umwana. Ai wewe. My testimony, my weapon. Ubuhamya bwanjye, intwaro yanjye ndwanisha. Hallelujah. Ntago Imana ishobora gukora iryo kosa. Mu Baroma haravuga ngo itarigeze yimana umwana wayo 18 izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Iyaguhaye agakiza, iyaguhaye kuba muri yo, iyaguhaye umwuka wera, ikubabaje ikurindirije ibyiza, ikubabaje hari abo uzafasha, ikubabaje hari ibyo uzavuga, ibitenge bicitse tujya kudodesha tugahuza ibindi. Uyu munsi sibwo buhamya dufite ubundi. Ariko iyo dusanze wambaye igitenge gicitse duhita tubyumvira hejuru, ukamugurira nka 3 akagenda yimbaza Imana, ukamubwira ko aho ari nawe wahabaye agakiri hahamuka akumva ko bishoboka. Murabyumvise? Satani rero ari kubona ubabaye akagira ngo abifitemo inyungu. Ntayo. Nagenda aragatsindwa n'Imana nayo. Aveho. Kagenda zaciriwe witeka, agenda agiye yaciriwe n'ikuzimu. Gatsindwa n'Imana yacu mu izina rya Yesu. Nta nyungu abifitemo. Arakubona urararira wihindukiza akishima cyane ngo hari wenda aragufatishije. Ntago yagufatishije. Haleluya. Umubabaro wawe n'ubuhamya bwawe bw'ejo, ubwo busiribateri n'ubuhamya bwawe bw'ejo, ako gahinda n'ubuhamya bwawe bw'ejo, iyo nzara n'ubuhamya bwawe bw'ejo, ubwo bukode n'ubuhamya bwawe
uzasogotesha abadayi. Ibyimba twarwaye muri za matrice bakajya bazisingira ngo bazikuremo. Ntabwo ariko jewe yanjye mwikuramo. Batize ko tubona cyashaje cyapfuye nabi. Ni mukirekeremo ntacyo. Imyanda induba imibore kwa nyirayo. Ibishingwe byanjye ni mubindekeremo. Simba ibyariyemo gatatu se. Yaje no kubansha mu izina rya Yesu. Byimba bakuragamo ibiro 2,800. Muganga akavuga ngo rero kumba kwiyakira. Nshingiye ku kuntu mbonye matrice yawe ntabwo uzongera kubyara. Nanjye ni Imana ishimwe ko ndiho. Igikuru nuko ntapfuye. Aca mu rusengero nkahita nk'ubitu umuziki, uwo muziki, izo mbyino. Nakubita imiziki ntavuga ntubwo ngarutse ntapfuye, mvuye ku cyuma cy'ikibyimba. Nta kindi. Ubundi iyi nkuru rero ndende iraha ni y'umugore n'ikiyoka iriya twasomye biro 12. Ngo werekwaga yagiye kubona abona ikiyoka kinini. Ngo agiye kubona abona n'umugore. Ngo agiye kubona abona ngo wa mugore abyaye umwana. Ngo cya kiyoka gishaka kugira ngo kimumire. Bibiri iravuga ngo kinamutsotsobe. Shitani arakwanga ku rwego abashaka kumira ubugingo bwawe. Ngo anaburangiye. Haleluya. Ngo ariko agiye kubona umva itangazo. Ngo abona haruje atwara wa mugore n'umwana. Ngo abajyana ahantu arababika. Herera haleluya. Ngo arabagaburira abatungirayo. Uko niko Imana ifite aho igiye kugutungira ikakuremera ubuhamya. Uko niko Imana ifite aho igiye kukuzuriza ikagusubizamo intege. Ako gahinda, uwo mubabaro, ibyo bikomere, izo ntambara z'ubuzima, ibyo bintu utazi ukuntu wapfundikanya, hari umunsi bizarangira. Izo ndwara zidasobanutse nazo zizarangira. Uwo mwaka baguhambiriyeho nawe uzarangira. Iryo shyiga bagusezezemo naryo uzarisohokamo. Iyo nzara ufite nayo izarangira. Ubwo bwo bugendana nabwo buzarangira. Haguruka utere haleluya. Uhagarare ndashoje. Haleluya. Ngo mazi cyatumye batsinda rero. Ngo bari bafite ikimenyetso cy'amaraso. Niho twasomye. Ngo haracyabura 10 kandi ngiye twabivuganye. Haleluya. Ngewe nshoje kubwiriza ngiye guhanura. Kandi nibikibwiriza kitarangiye. Sibyo? Mwegera umuyobozi Mama Fiete. Afite ubwenge Imana yamuhaye njyamo nafite ukuntu ibintu birundanye. Sharire cunguye inka yigishije ijambo hanaha yashaka kutubwira iki uroye. Ureye witegereje ijambo twakuyemo niri. Analysis wa hatari niwe dufite ahangaha. Mukozi w'Imana wakurikiyeho yari bibi harya nawe yitwa nde? Yari Jacqueline yatubwiye ijambo ryiza cyane. Yadusomeye aha atubwira uraye yashaka kutubwira ngo duhagarara hana. Agahita gukubita ku itafari utari buveho. Ubwo mu musange abibahengekeranyiriza. Ariko ngiye kubwiriza ndarangije. Mukambaza ibyo nafite ni mutwara ibyo. Ubuhamya bwawe ni intwaro yawe. Bamuneshesheje ijambo ry'ubuhamya. N'amaraso Yesu yarabariho. Kandi ntabwo bigeze batinya urupfu. Witinya ibigeragezo. Si byose? Ibisigaye rero. Ngewe ndi igiti ku muzabibu. Ndi ishami n'umuyobozi wanjye ni ishami. Mumukurikirane. Atuye na hano hirya. Bamwe baciwe. Arabibahengekereza. Fresh. Bacara hirya mu rugo. Haleluya. Nagira ngo mbwire umuntu wese uri hano
haleluya. Udafite icyerekezo cya 2024 mubwire ngo nanjye hari imyaka yajyaga itangira nkayoberwa niba ntangiye umwaka niba nkushoje, ariko ubu siko bimeze, sibyo? Hari igihe uvuga utariko ni bonane ni noheri niki cyabaye harya urusaku hanze kavuga utariko mwaka urarangiye nimba 23 ubana bona bakijya kwandika kavuga ngo ku ya mbere z'ukwa ya gatatu 23 ntazi ko ibintu byagize bite, kuko nta cyapfuye nta cyakize. Yakomeje kwizengurukaho ubuzima n'Imana mfasha nimbona bucya nakandi ndirimbo ngo mbese ko bucya bukira amahereza azaba. Nagira ngo ngutangarize itangazo, haleluya. Ahangaha hari icyerekezo cy'ubuzima. Aha hari icyerekezo cy'ubu. Wowe ntuhave gusa, iyo niyo nama nkugiriye, uhagume hari icyerekezo cy'iki? Nimwakira icyerekezo cya 2024. Haleluya. Abashomeri Imana ibahaye akazi, abashomeri Imana ibahaye akazi. Mugiye kujya muza buri wa kane muje gushima. Imana irambwiye ngo itanze akazi muri riteraniro, itanze akazi ku bashomeri, itanze akazi ku bashomeri, itanze akazi ku bashomeri. Mvuga ibyo abashomeri, haleluya, bahawe akazi. Abiyumvamo gucuruza nabo bahawe iki? Ibishoro. Nimutega amatwi mbaho ubuhanuzi, bahawe iki? Igishoro. Ngwino sha papa wanjye, ngwino sha ko mavgira ndakugurira yafate mwe mu gishipa, uvuza gitari wowe, vuza sente, kubita amakaro kameze nk'agasirimbo. Kandi fata unze kuzu yifate. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda, ntabwo babwibihe. Humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo ntibigende, ntabwo babwibihe. Humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo ntibigende, ntabwo babwibihe. Humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bitagenda, ntabwo babwibihe. Humura Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Abantu bari barwaye hano indwara z'abadayimoni barakize. Imana irambwiye ngo igutereye urushinge kuri urwo rugi, igusohoyemo umwanda wose w'abadayimoni, ikurinze gusangwamo hypertension, hypotension, hyperglycemie, hypoglycemie by'abadayi. Kandi umubiri wawe uhaye imbaraga, nta mbaraga wari ufite ahantu hose. Imana iguhaye iki? Uyu mwaka Imana iguhaye kubaduka, iguhaye kwirukanka, iguhaye kunesha, kandi mu nda yawe iharemeyemo igitangaza. Abazimu bashye mumvugire ngo amen. Ariko muhamwaje guterana mwebwe.
niyo ntwaro yawe. Humura, humura, humura. Yakobo yaravuze ngo bene data mutekereze ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari. Haleluya! Ibibagerageza bitari bimwe bivuyemo intwaro yo gusogota abadayimoni. Intambara zitari zimwe zivuyemo intwaro yo gusogota shitani. Icyago cyawe kivuyemo intwaro yo gukubita abadayimoni hasi. Haleluya! Nyeneye amina y'umuntu wumva aremetse akagira imbaraga zo kuba agiye gukubita abazimu muri uyu mwaka. Ndashaka haleluya ye. Haleluya! Nyeneye indi haleluya y'umuntu wumva agize intego guterana amateraniro yo kuwa kane uyu mwaka wose, keretse yagiye mu Bubiligi, mu Burayi muri rusange, cyangwa ari America, Toronto, New York, Maine, Texas muri rusange, cyangwa yagiye Dubai mu karuhuko kwa kundi byigeze kumbaho, cyangwa se we nabe bagiye ku mazi Gisenyi. Umuntu uri hano ubigize umuhigo akavuga ngo uyu mwaka njyewe nzateranira iteraniro ryo kuwa kane, nta gisibya nta kizabimbuza. Imana irambwiye ngo imushyireho uburinzi, izamurinda impanuka za moto, izamurinda impanuka za moto, izamurinda impanuka zo muri dushe, izarinda abana be kugwa ku ishuri mu byicundo ngo bahuruduke bavunika amaboko. Niba uharuhize uwo muhigo atera haleluya. Nta kigomba kugusibya, nta kigombya kugusibya, nta kigomba kugusibya, nta kigomba kugusibya. Ala pala fasikatalaya la mandiko la sifo saka. Uyu ni uwa kane wa mbere, uzaze tubyine hano. Uri my God is good. My God is good. Everything is a double. The peace is double. The peace is double. My God is good. My God is good. Everything is double. The peace is double. The peace is double. My God is good. Hallelujah. Imana irambwiye ngo buri wa kane hano muzajya muza kwasarura imbuto. Buri wa kane hari imbuto mwabibye ku munsi wa mbere muza guterana. Buri wa kane ujuza usorore ku mbuto. Igisubizo cyawe uzajya ugisingira, icyo wasengeye uzajya ukibona, indwara yose yaguteye uzajya uyikira, amadeni azishyurwa. Lave mora. Ngiye mbonye tugiye no gutanga amafaranga arenze miliyoni, sibyo? Kandi mujye muyabaha yose, ntituyahereho ubukurikira. Rwose twebwe tugiye gutanga amafaranga ku mwantereye haleluya ra. Imana irambwiye ngo uko uzataka inzu yayo niko izagutaka.
nikizataka umuryango wawe. Ubushobozi bwose ufite ugerageze ukora ikintu cyo gutaka inzu y'Imana. Imana izazigutake. Haleluya. Imana izazigutake, yongere igutake, yongere igutake, yongere igutakire abana, igutakire urugo, igutakire family, igutakire. Icyo giseke ariko nimukizane. Niba hari n'uwumvise agomba gutangaza. Gutaka inzu y'Imana. Erega ye. Iyo ushyira inyongera ku nzu y'Imana nawe ubona inyongera. Zana yasakoshi sha. Mushyiremo. Oh, my God is good. Everything's a double. All the joys a double. The healing's a double. The food's a double. Hey, the hair's a double. Ukegera umuyobozi wacu, haguruka bakurebe. Uyu niwe muyobozi w'icyumba cyo kuwa kane. Abandi bafatanije nabo bafatanije nyine. Haleluya. Ariko abayobozi nibajya baba babiri. Njya numva ngo umuyobozi nguyu ngo abandi batabane. Oya, umuyobozi n'umwe hanyuma nabo bafata. Amwungirije yakorana nawe. Mu mwegero ushaka kumugwita ngewe ntago naje niteguye. Ariko ukwezi ni gushira. Haleluya. Nzazana umutako w'inzu. Ubu twageze mu marange, turacyari mu ntebe. Ibintu byose dukeneye kugira ngo kubitunganya tukicara mu nzu y'Imana isa neza. Wajya uyicaho haba haruguru haba hano hejuru ukavuga ngo aha hantu Imana ihanyibukire. Hari ikintu nanjye ntakoze. Warwara ukaza ukicara hara ku rubaraza. Warangiza iminota 5 ukigende. Haleluya. Niko Salomon yujuje inzu yaravuze ngo nabazaherekeza amaso uzabakize. Nawe niba uzi ko watanze imifuka 10 ya sima, nujya wumva umutwe wakuzengereje, ujye uhakatira wicare hara hafi ugira uti umutwe nkwegetse hano. Unyibuke kuko Imana igira neza. Haleluya. Ndashaka umuntu ufite ikibazo akizamure gutya. Hari ibyifuzo byanditse bihari? Birahari? Biri yese ko mutabimpa? Kandi ngende mu mavuta. Ntabwo namwe mujya mumenya umuntu uri mu mavuta. Amuri ibyifuzo mbereke. Haleluya. Imana izatugirira neza. Imana izatugirira neza. Cyane. Imana izatugirira neza. Imana izatugirira neza. Haleluya. Imana izakugirira neza. Cyane. Imana izatugirira neza. Rambura amaboko yawe gutya. Haleluya. Nkutega agiye kwakira. Rambura amaboko yawe. Rambura amaboko yawe nkutega agiye kwakira. Imana itanga imbaraga, iguha imbaraga uyu mwaka. Haleluya.
ndiho ndavuga ku cyerekeranye n'ubuhamya. Imana ikuremera ubuhamya, Imana ikurangiriza ibyo bibazo, iguhindurira ko gahinda. Alapini vozeneba, mubizane vuba vuba. Yaminduri yagahinda mu munezero, yanyujuje amahoro n'ibyishimo. Come on. Yesu wenge sinza muvaho, zamunambaho. Murakoze cyane. Yaminduriye agahinda mu munezero. Ariko sha uracuranga neza pe, wowe uracuranga neza rwose. Yesu we ongera. Yaminduriye agahinda mu munezero, anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Lekotevo. Yesu wengewe sinza kuvaho, melabinivoze zamuna mbawiteka. Subiramo nanone. Yaminduriye agahinda mu munezero, anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu wenge sinza kuvaho. Uri Imana ishobora byose. Ibi biganza biteze, gira icyo ushyiramo. Ahakenewe amahoro atanga amahoro, ahakeneye imbaraga atanga imbaraga. Uyu mwaka Mana, reka usohoze ijambo ryawe, wite ku bantu bawe. Ndaguhamagaye rugira byose. Ibi ni ibyifuzo, kandi waravuze ngo kwifuza kwanyu kumenywe nanjye. Munyikoreze amaganya yanyu yose, kuko nita kuri mwe. None Mana yo mu ijuru, abantu bateranye kuwa kane wa mbere utangira umwaka, bayize ko bazahora baza, keretse batari i Kigali, keretse bagize ibibazo bikomeye, biyemeje kuba imbere yawe. Nawe waravuze ngo abazaba imbere yanjye zabagirira neza. Uyoreye none umva gusenga Mana. Ibyifuzo biri muri iki kibo ubisubirize, kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana isumba byose zihure na buri kibazo. Ikibazo buri wese afite gikemuke, ikibazo buri wese afite gikemuke. Iyi nyandiko uyisome, uye buri wese icyo akeneye nonaha, 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 nonaha. Ibi biganza biteze ubyuzuzemo ibikwiriye. Haleluya, haleluya. Akira gushima, akira gushima. Imana irambwiye ngo ibahaye gushima, kandi imihigo mwahize muzajye muhita muyihigura mu izina rya Yesu. Amen. Mama Esther, Imana igire gute? Ntago mubivuze cyane ngo mbyumve. Ngo Imana iguye kuba inshuti nayo. Reka nakire mwarimu ntagize ikindi ndenzaho. Haleluya. Kadukomere Imana amashyi. Yabanye natwe kuva mu gitondo kugeza aya masaha, ariko ntabwo tuyikomera amashyi ubundi twicaye. Nta muntu ukomera umuyobozi amashyi yicaye. Begeke izo nzugi kandi turasoje. Ayo mashyi muyakome, amashyi yo hejuru, amashyi yo hejuru. Akomerwe Imana. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Katwakira amatangazo dusubire mu ngo, dusoje hakiri kare, ntagire umuntu usohoka rero. Amen. Rero mu izina ry'ababwiriza butumwa baduciye imbere harimo Kagenza Ev.Esther wa Murengera Dorosera na Ingabire Esther. Mu batunga ibiganza. Imbaraga niki?
n'amavuta no kwaguka. Imana ibahe umugisha mwinshi. Dushimiye Imana ko Imana rero yabanye natwe, tutibagiwe rero umuntu wayoboye gahunda, umuhanuzikazi Uyiragiye Jackie. Tumutunga iki? Imana imuhe umugisha, imbaraga n'iki n'amavuta, ndetse n'uwamubanjirije Michel wabanje kuyoboraho abakoze protokole. Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese abasenze, noneho by'umwihariko mwebwe, fata mu kiganza, bifate mu gatuza kawe, vuga ngo Imana impe umugisha. Imana ibahe umugisha. Esther, abantu bateranye kwa gatanu, yatwigishije uburyo Imana yategetse bene Aroni. Imana ibwira Mose ngo utegeke bene Aroni abatambyi bajye bahesha ubwoko bw'Imana iki? Umugisha. Avanga Imana ibaha umugisha, ngo Imana ibarebe neza, ngo Imana ibamurikishije amaso hayo heza, kandi ibahe iki? Ibahe amahoro. Fata mu kiganza cyawe rero uvuge ngo Imana impe umugisha. Imana iguha umugisha. Uwo mugisha muwucyure, kuko impamvu ababigisha ubona banezerewe ni uko mwaje. Imana ibaha umugisha. Rero twasomye ijambo rya mbere, ninjye wari basomeye, ryari riri mu Byahishuwe ibice 3 n'umurongo wa 7 n'uwa 8, rivuga ngo niwitondera ijambo ry'Imana muri uno mwaka, Imana izagukingurire inzugi zose zari zikinze. Nugira gute? Niwitondera ijambo ry'Imana, Imana izagukingurire inzugi zari zikinze. Mwigisha wa kabiri abaye Ev.Esther, adusomera Habakuki ibice 3 murongo wa 17 na 18, no muri Daniel ibice 3 13 18, avuga ngo nta mpamvu n'imwe ihari yo gutuma utakaza ibyishimo byawe. Asoza tubwira ngo umwana wese asa na se. Moneza amatwi. Avuga ngo nta mpamvu n'imwe ihari yatuma utakaza ibyishimo byawe. Avuga ngo kandi umwana wese asa nande? Asa na se. Mwigisha wa gatatu yaje ari Drosera, adusomera amagambo n'ubundi ari mu gitabo cya Daniel ibice 3 murongo wa 13 na 18. Nagize kwibaza, abavuze ngo nzi kubihuza rero, ubwo babivuze bishobora no kutemera, ariko birakunda mu izina ryande rya Yesu. Amen. Nahise ntekereza ngo urumva Ev.Esther akimara gusoma, wari uri inyuma ngiye ambwira ati none se ko ari amagambo ngiye ariyo nateguye yonyine. Mwabyumvise? Mpita ndavuga ngo none niho cyatumye nigisha mbere yabo, nkavuga ngo niwitondera ijambo ry'Imana, ni ukuryitondera bigatera Imana kugukingura inzugi zitari bugire gute? Bukinguke. Batubwira amagambo y'abagabo batatu, Saduraka na Meshake na Abedenego, bagiye kubata mu itanura ry'umuriro. Siyo bombi badusomeye? Ndavuga ngo niki kibiteye mu ntangiriro y'umwaka bakaba batubanje amagambo y'amatanura y'umuriro? Musubize inyuma mutekereze, nimwuze twuze. Niho gitumye dutangiza itangiriro ry'umwaka bakadusomera amagambo y'amatanura y'iki? Cyo kuba nabonetse mu nzu yayo. Hari ababyifuza ntibabigereho, turabizi twese. Aha hari abari bari mu nzu z'imbohe, abandi kwa muganga, ariko yakoze ko yahatugejeje. Gitumye ntambuka ngaro kugira ngo shime Imana. Numvise umutima ukomeje kumpatira gushima. Imana yankoreye bikomeye mu mwaka wa 2022 urangira, inkorera ubukwe bw'umwana. Imana yacu irashoboye. Impamvu nshimye nuko hari amajwi menshi yavugaga yuko bitazashoboka, nanjye nareba nkabona hari ibimenyetso binyereka ko bishobora kudashoboka koko, ariko Imana yarabikoze ibigenza neza, ihabwa icyubahiro kandi yumve ko nyishimye. Hirya rero y'ubwo bukwe abantu barakomeje baravuga bati ni amezi 3 gusa niyo tubahaye, ruriya rugo rukaba rurangiye. Ariko nshimye Imana iraheraho mu ijuru yuko umwaka urangiye kandi irakomeje kubikora. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ababyeyi murabyumva, umuntu yagira ngo biroroshye, ariko ku muntu w'umubyeyi ababyumva. Cyitwa kubona umwana yubaka urugo, nayo majwi abateye gutyo ni ibintu bidasanzwe. Ikindi shima Imana, nari mfite umwana wigaga mu mwaka wa 6, byari bigoye cyane. Akimara gukandagira kuri icyo kigo yagiye kwigayo boarding school, yaragiye arwara indwara zimbera amayobera. Yakwicara mu ishuri abandi batangira kwiga agahuma. Namubaza nte, ubona bimeze bite? Ati
mba ndeba mu kanya ndi kubona ijambo ati nkabona rigiye ricikamo kabiri rikarangira, namujyana kwa muganga bakavuga ati nta ndwara tubona. Shimye Imana rero yuko umwana yabonye diplome, byari bikomeye rwose ariko Imana yarabikoze habwa icyubahiro. Cya gatatu nshima Imana, nigeze kurwaza umwana tujya mu bitaro, tugezeyo bijya bibaho ko abaganga ubona bakurangaranye, mwana arapfa amfira mu ntoki ndabibona, n'ibimenyetso byo gupfa biragaragara. Manika akaboko mbwira Imana nti Imana nonkiriza umwana ukandinda amenyo y'abasetsi, cyane ko aho nari nabonaga nta n'uwantabara, ariko natabaje ijuru rirururuka, ibimenyetso byo gupfa byagaragaye. Imana inkiriza umwana, nongeye kumva Imana inyibutse icyo kintu, mpagaze nyishima. Rero reka ne kurambirana muri gahunda, kubw'ibyo rero nanjye ntazi ituro ry'ishimwe, wenda ntiriwe mvuga izina ariko narabizirikanye, bisigaye Imana duhana umugisha. Murakoze. Kubw'ibyo byose Imana yakoze, reka dukomere Imana amashyi ya special kabiri gatatu. Fulgence arakurikirwa na Keve. Haleluya. Ndashima Imana. Nitwa Bivugire Fulgence wa Mari. Ndumva muri nge harimo amashimwe yo gushima Imana. Maze ukwezi kumwe hano SEGEEM, kandi nahabonye imbaraga pe. Icyo kintu ndagishima Imana. Muri uko kwezi maze hano SEGEEM, ngira ngo naje ahari ari umuhamagaro w'Imana, kuko naje aha hantu ntahazi, mpaza ari uburyo bw'akazi. Akazi nkora ndi umushoferi, nari ntuye mfite icumbi mu Gasyata, nza hano mu buryo bw'akazi. Ariko mbere y'ibyo ngibyo ndashima Imana yuko mfite nahamagawe n'Imana kera, ariko ubu ngubu agakiza nkamenye mu mezi abiri atambutse, kandi imbaraga ziri kunkomeza muri ayo mezi abiri atambutse, iz'ukwezi kwa 12 kose nizo nkuye hano SEGEEM. Cyo ni ikintu nshimiye Imana. Ndongera gushima Imana yuko ubu muri ayo mezi abiri mpagaze mu nzu y'Imana, nari maze imyaka myinshi cyane nyobowe n'imyuka ya za karande zituma ntabasha kuba aho menya ijambo ry'Imana. Nabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ari kuri Noheli. Ndangije nkorera Imana, ngera igihe ngewe ngenda numva ndi umuntu niyo nava mu mubiri najya mu ijuru, ariko igihe cyaje kugera Satani arandiganya nsubira inyuma. Mboneyeho kubwira umuntu wese wumva yuko yarageze igihe arambirwa n'agakiza, nakomere mu gakiza kuko hanze ni habi. Nasubiye inyuma mva mu byizerwa, ndagenda karande zose zirantsikamira, ariko ngorwa na karande z'ibintu bitatu cyane kurusha ibindi byose. Narisayishije mu buryo bwose bushoboka, ariko karande z'ibintu bitatu zirankomeza pe. Hari karande y'urumogi. Nanyweye urumogi mfite imyaka 13, nduretse muri ayo mezi abiri menye gakiza. Nabaye umusinzi kuva mfite iyo myaka kugeza muri aya mezi abiri menya ko gakiza. Nabaye umusambanyi wandaritse umubiri wanjye ku buryo ndashobora kugira akagero mbishyiraho, ariko muri ibyo byose Imana yandindiyeyo, indinda ibintu byinshi cyane. Icyo nyishimira n'agakiza rero impaye. Muri ayo mezi abiri ndi kugenda mpamanya n'umutima wanjye yuko nababariwe. Ndavuga yuko naje hano Gikondo meze nk'uri kuri misiyo. Ngewe ubwo muri ayo mezi abiri nihannye nazindutse ntabiteguye. Nari mfite icyangiro mu kazi nkora kanjye k'ubushoferi. Ubushomeri bwaranyishe, abantu batinya kumpa akazi bitewe n'imyitwarire babona mfite. Nta na rimwe mu buzima bwanjye negeze ngira umutuzo mfite amafaranga, kandi sinegeze mbaho ndakunda kubona amafaranga, ariko ngiye nagiraga umutuzo ari uko nkennye. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
ngewe ni ukuvuga ngo naje kubyuka rimwe mpura n'umuntu twakoraga mu kazi kamwe, wari umuntu ukijijwe ukunda kubabazwa n'ukuntu mbayeho n'ubuzima abona ngira. Igihe cyose agakunda kunyegera akambwira ati wakijijwe, wowe Imana yakugirira neza uramutse ukijijwe. Akankunda kubinkangurira cyane, ariko ngewe kubera za karande zimboshye nkaba numva ari umuntu mbega ibyo ambwira ndahana agaciro. Ariko igihe kimwe ndumva yuko negeze kwicara, numva nanjye ubwanjye ntekereje ku mbabazi z'Imana, ntanabonanye nawe, nta n'undi muntu wabimbwirije. Ndangije ndavuga ntari ku bundi kuba ndi umushoferi, nkaba nta myenda ngira, nkaba nta kandi gaciro mfite, umuntu wese arantinya, harabo mbona bafite akazi ngiye maze igihe kinini nta kazi ngira, ubundi bituruka kuki? Ubwo numva yuko ubungubu nibwo ndi kubona ko icyo gihe hari imbaraga z'Imana ari urukundo rw'Imana rwari rungarutseho. Ndangije ndareba ndavuga nti rero ibyo nk'icyo ubungubu ubwo abantu bose banyanze, nta muntu ukingirira icyizere, reka negera Imana. Ni negera Imana, Imana irongera ingarurira icyizere. Nti kandi cya gihe igihe nabatizwaga Imana ikimpamagara, hari igihe nari mfite igikundiro, hari igihe nagendaga nkumva yuko nanjye ubwanjye ndi mu nzira y'Imana. None ibyo byose aho bimviriyeho niho mpuriye n'ibintu byose bingana gutya. Ndangije ndabyuka rimwe ninjira muri gare ya Nyabugogo, nta gahunda mfite yo kujya gusenga, mpura na wa muntu w'umurokore wakundaga guhora ambwiriza. Ndangije ndamusuhuza nawe aransuhuza, ndangije ndamazana ariko warya nta deni ndimo. Arambaza iti deni nkurimo nirihe? Ndamubwira nti wegeze umbwira ko hari igihe uzambwira rimwe tukajyana gusenga. Nti noneho nanjye noneho aho ngeze nti ndumva noneho ndembejwe, nti ndumva unjyanye gusenga noneho nabyemera. Arangije arambwira ati noneho rero ubu tuvugana tufite umwanya? Umwanya ndawufite. Arambwira ati rero ngende ku kazi, atari ko ngiye kukohereza ahantu, ndaguhita ikikujyanayo ku rugendo uratega no kugaruka uratega, ndaguhita ikikujyana, ndaguha n'amafaranga yo kurya, ndagushyiraho n'abantu bakwakira aho hantu ubwo utahazi. Anyohereza ahantu bita Nyabyondo, uciye ku Kinyoni kuri Arsenal. Ni ahantu ku mumama usengera muri ADEPR, no umudiyakoni muri ADEPR ya Muganza, afite icyumba iwe mu rugo gisengerwaho n'abantu benshi. Narahageze abantu nsanga ni icyumba kizabaho n'abantu baturutse ahantu hatandukanye. Ndagenda mpageze mpahurira n'Imana koko. Naragiye ndahagera, maze kuhagera barigisha, bigishije numva mfite ibyaha byinshi, numva rwose ndi umuntu aho ngaho nanjye rwose utinya Imana, numva nciriye Imana bugufi, ndatura kandi maze kwatura ndavuga nti Mana unkomeze, ibi bintu natuye ndabizi neza yuko ni bimwe mu bijya bingora mu kureka. Si ubwa mbere natuye kandi namara kwatura bikananira nkongera nkabigarukamo, ariko noneho umfashe umpa imbaraga nanjye ubwanjye ziri bubashe kubinyangisha burundu. Ndahava, maze kuhava ndataha, ndaza ngeze Nyabugogo mpura na wa muntu wanyoherejeho wampaye itiki. Arangije mubwira ko mvuyeyo, mubwiye ko mvura, ambwira ati byagenze ute? Namubwira nti nafashijwe kandi nakijijwe, ndumva ndashaka kongera gusubira inyuma. Arangije arambwira ati nukuri nanjye ndabyishimiye. Ati ubwo noneho wafashe umwanzuro, ati reka nze nkwereke kado ngiye kuguha kandi Imana igufashe iyo kado uzayigumane. Ahamagara umuntu ucuruza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Arambwira ati rero ngewe ibi bintu ndabikuraze, ubwo wemeye kwatura ukemera yuko noneho bwa buzima bwose ubusezereza karande zose uzanze, ibi bintu ndabikuraze kandi Imana igufashe ibi bintu bibemo. Naratashye, ntashye numva ariko za karande nakubwiye uko ari eshatu: urumogi, inzoga, uburaya, byari ibintu gutsinda bingora cyane. Nari ngeze mu rwego rwo kuba nk'urumogi rwonyine ntirumfashe, mpaka nkaburubonera inzoga yo kurushyiraho, kandi ntibe inzoga yoroheje, ikaba ari inzoga ya rikeri, kubwo kugira ngo numve yuko nyuzwe. Noneho ubwo ngubwo nararyamye, ndyama numva agatima kareharehera itabi kurusha bya bindi byose. Nararinyweye nijoro itabi rimwe iringiri ndarinywa, ariko numva ari uko narwanye n'umutima byanze. Buracya njya gusenga, bwarakeye numva yuko ntujuje inshingano, kuko nasabye Imana yuko impa imbaraga zirwanya bya bindi byose. None narayinyweye itabi, bivuze ngo nintaba amaso n'ibindi byose ndabikora.
ndangije buracya njya gusenga ku Muhima, hari mu cyumba cyo kuwa mbere. Ndangije ndatura naho ndavuga nti Imana imbabarire kubera ko ibyo naturiye aha n'aha ntabishobojwe, ariko Mana nizo mbaraga za nyuma ngusabye zo kugira ngo nkomeze. Aho niho Imana hisi inkomereza kugeza iyi saha n'uyu munota. Nahasengeye ibyumweru 2, maze kuhasengera ibyumweru 2, ku munsi wa kabiri mpavuyeyo gusenga mfite Bibiliya n'indirimbo mu ntoki, mpura n'umuntu arambaza ati bite ni sawa, ese ubayeho ute? Ndamubwira nti nta kazi mfite, ndi umushomeri. Akora mu mufuka mpa 5,000. 5,000 narebye icyo nabikemuza mu bibazo byose mfite, mbona ngomba kubigura telefone. Nabiguze telefone, nkimara kubigura telefone ubwo ndi mu nzira ndiho ndava gusenga ku Muhima, n'ubwa kabiri mpateraniye kuva ubwo nihannye. Noneho ndi mu nzira maze gushyiraho telefone, mbona umuntu w'umushoferi arampamagaye kuri telefone ati bite ni sawa, uri hehe? Nti ndi kugeze Nyabugogo mvuye gusenga ku Muhima. Utese ati harya ntufite perimi yawe? Nti ndayifite. Utese waje Igikondo nkakwereka umuntu uguha akazi? Atariko ntufate imodoka, fata moto. Uti fata moto kuko urakenewe cyane. Ndaza Igikondo nari mpazi mpagenda, ariko hano SEGEEM sinari mpazi. Yandangira SEGEEM nkumva sindi buhamenye, arangije arambwira tubaze kuri ADEPR SEGEEM, utumubwira umumotara kugeza aho ngaho. Ndaza nsanga umuntu antegerereje hano haruguru ku muhanda. Arangije aramfata njyana ahantu mu gipangu. We yari umushoferi bari bamuhamagaye ngo bamuha akazi, bamuhamagara afite kandi. Ahubwo none ahageze arababwira ati hari wongeye kubarangira. Aranjyana arahangeza. Amaze kuhangeza, noneho nsanga bafite gahunda zituma bakenera umushoferi ako kanya. Barambwira ati turashaka kuguha akazi, atari ko hari gahunda yacu yapfuye, turashaka kubanza ukadutwara muri izo gahunda, zarangira tukabona tukagirana amasezerano y'akazi. Amasezerano y'akazi nitutayuzuzanya turaguhembera ibyo uzaba wakoze wigendere. Byarabaye, nyuma tugiranye amasezerano y'akazi, barambwira ati ariko noneho turashaka, ubundi dukunda gukoresha abantu batagira abagore, kubera ko twebwe umuntu dukora tuba dushaka umuntu uba hano mu gipangu, tugira inzu duha umushoferi. Nti nta kibazo, nanjye nta mugore ngira. Tugirana amasezerano y'akazi turabyuzuza. Ndangije mu byo nanjye namusabye naramubwiye, ntabwo namweretse ko ari bwo ngikizwa. Mu byo namusabye namubwiye nti rero nanjye nkunda gusenga. Ntubwo rero nkunda gusenga ndagusaba ko uzajya umpa umwanya wo gusenga. Arambwira ati ese usengera? Nti nsengera muri ADEPR. Arangije arambwira ati rero hano hepfo haba itorero ryitwa SEGEEM. Ntabwo hano nari mpazi. Ndaba itorero ryitwa SEGEEM. Uti ariko nanjye ndasenga. Nawambwira aho asengera, ariko nsanga hose muri ADEPR. Arambwira ati none ikigeretseho hani wanjye mu rugo mpagira n'igicaniro cy'amasengesho rimwe mu cyumweru ku munsi uyu n'uyu. Nawe arawumbwira. Nabonyeje namubwira nti none rero ngewe bitewe nuko nkunda muri ADEPR ariho ngewe nahamagariwe, uzajya umpa umwanya wo kujya muri ADEPR, ntariko mu gihe nagutwaye ku iryo torero ryawe ntabwo bivuze ko nanjye ntazahasengera, nta kibazo, hose n'Imana dusenga. Arangije ibyo tubisezeranaho arabinyemerera. Maze kubinyemerera nibwo nyuma naperereje menya hano. Maze kumenya hano no kuvuga ngo kuva mu kwa 12 gutangira ku cyumweru nateranye namwe hano, buri wa kane nateranye namwe hano. Noneho rero muri uko kwezi maze hano nahuye n'intambara zikomeye, ariko ndazirwana. Kandi noneho nkanahamagara wa muntu wanyinjije mu gakiza cyane nkamubwiriza arizo, akambwira ati rwana wihanganye, ati buriya ni Satani utaranyurwa nuko wagiye, ari kugira ngo reko wakongera akakunaniza ukagira ute ukagaruka. Noneho urugamba nahuye narwo n'urwo ku kazi. Muri ka kazi ndangije ndavuga ntese Mana ko wampaye akazi ari bwo ngikizwa, kandi ko nakijijwe mfite ubushomeri, nanjye nkabona yuko ya ntambwe imwe natewe wateye 99 unsanga, none nkaba ngeragerejwe mu kazi cyane. Noneho ariko numva mu mutima wanjye yuko nanjye ngomba kugira uti kuguma gusenga cyane, ku buryo rimwe naje gusenga hano ku wa kane. Ni ku wa kane wabanjirije uyu nguyu duheruka. Naraje nanicara hano, maze kwicara mu gihe cyo kwihanisha ndumva nta saha nari nakicaye hano, mbona umukoresha wanjye arampamagaye, arambwira ati ngwino ndi kugushaka urongera usubireyo. Ndagenda ngeze mu rugo, arambwira ati icyo nguhamagariye urakizi? Uti no kugutuma inshyushyu ndi buteke mu cyayi. Kandi nari naje hano musabye uruhushya rwo kuza gusenga, arunyemereye. Ndangije mvuye kuyimuzanira ndamaza ntese ndasubira gusenga. Arambwira uti hoya, ati ntabwo uri busubireyo, ati uyu mukozi mfite wo mu rugo
uti yivumbuye isaha n'isaha yanagenda ncitse, ati kandi akananyiba, ati ndagira ngo ubumbereye ahangaha ubu mundebera, ubu mbereye maso mundebera. Ntabwo negeze ngaruka gusenga ubwo kuwa kane. Kuwa kane w'ejo bundi uheruka nabwo ndaramusabye uruhushya rwo kuza gusenga, ntiyansubije. Ubwo nari narumusabye nijoro, bukeye mu gitondo ndongera ndamwegera ndamubaza, nabo mbimubajije mbonye saa 3 zigeze nta gisubizo aramba. Namaza ntese uruhushya rwo kujya gusenga mwarunyemereye? Arambwira ngo urashaka kujya gusenga? Ntiyego. Tibanze ugenda unshakire abantu ku muhanda baza bakamfurira. Ndagenda ku muhanda abantu ndabashaka ndababona, ndabamuzanira. Ati noneho genda hararuguru mu gakinjiro unshakira umuntu ukora igitanda. Nabyo ndabikora. Ndangije ndaza n'ubundi ngeze hano, n'ubundi arongera arampamagara ngo ningaruke, n'ubundi arankeneye ngo babantu namuzaniye bafura ngo bananiranwe njye gushaka abandi. Uyu mugabo rero cyangwa uyu musore tuzamuha umwanya wo gushima. Nyine yashatse kuduha ubuhamya kandi tuba dufite amasaha nyine abaze. Ndabyumva, tuzaguha akanya. Gusa icyo nshimiye Imana muri byose nuko Imana igumye kunshyigikira, ariko mu ruga icyo ntabura gushimaho Imana. Ubwo nanone muri urwo rugamba rwose hari icyo bibazo naraye mpuye nacyo nimugoroba, mpuye nacyo kinjyana kure, na mu gitondo nzinduka ngisengera cy'uyu munsi. Ndangije ndavuga nti Mana, ndagusabye ngo kugira numve ngize amahoro muri ngewe, umpe kuza kujya guterana n'itorero, nimpagera nkabona ko binkoreye ndaza gushima Imana. Ubwo naraye nicaranye nawe ku meza, ariko mu minsi yashize akaba hari ukuntu imodoka assurance yayo yari yarangiye, noneho dusiganira ku kuntu ari kumbwira ngo nkore imodoka idafite assurance, nkamwumvisha ukuntu gutwara imodoka idafite assurance bifite risk. Noneho we mu mutima we ntiyabyakiriye neza. Mu kutabyakira neza kwiwe byatumye nijoro andemera ikintu cy'ikinyoma. Ubwo twasenganye nijoro iwe muri saro n'abandi bantu n'abana be, tumaze gusengana haza ifunguro turafungura. Noneho mu gihe cyo gufungura ndangije ndavuga nti mu gitondo ndifuza kwatsa imodoka kubera ko imaze iminsi itaka. Noneho arangije ahita avuga ngo mbese noneho ko wavuze yuko utakihanganira gutwara imodoka itagira assurance, wabonye akandi kazi? Nti nta kandi kazi nabonye. Ngo noneho rero ngiye ngo ndumva ngo ubu ngubu ngo ndi kugushakira amafaranga yawe, ngo ngiye imodoka nkayishakira undi mushoferi, ngo cyane ko nibyirwaye nzabikoresha kuwa gatanu bikarara birangiye, ngo kuwa mbere ngatangira kuyikoresha akazi kanjye, ngo ariko ngo ndumva ngo kubakijujutira kutatwara imodoka idafite assurance ngo ari ikibazo, ngo ngiyewe ngo reka nshake amafaranga ngo uhembe unshake undi mushoferi dukomezanye. Ku mutima ndavuga nti rero ngewe ndumva uko nabanye nawe muri uku kwezi, ndumva ntacyo umutima unshinja cyo kuba naba narakubangamiye. Nimba we haraho wabuzi nakubangamiye umbabarire, kandi n'Imana imbabarire, ariko ngiye ku mutima wanjye ntaho numva hahari, ndumva ko nagerageje gukiranuka kuri wowe. Ubwo nagiye njya kuryama, ariko biguma kunugwaniramo mbitekerezaho. Mu gitondo ndabyuka, maze kubyuka nita ku kazi bisanzwe, imodoka ndayihanagura, maze kuyihanagura mbikora nk'uko ntuye mbikora. Ndangije ndongera ndamwegera ndamubaza ntese urampa uruhushya njye gusenga? Arambwira ati genda. Ndaza ngeze ahangaha, nibwo rero nicaye numva amashimwe arwaniye muri ngiye kuvuga ngo nshime Imana kwikigumye kunkomeza no kundwanira. Nimukomere Imana mu mashyi, dushima Imana mu bintu byose byiza Imana yamukoreye, mu gakiza Imana imuhaye, mu mirimo myiza Imana ikoze ku buzima bwe. Reka dukomere Imana amashyi ya special. 1 2 3. Haleluya, haleluya. Nanjye ndashimira Imana. Cyambere nshimira Imana ni ibitangaza dukoreye umwaka ushize. Muri ibyo bitangaza, igitangaza cyambere nshimira Imana ni uburinzi bwayo yatweretse twaba duhagaze hano turi bazima. Ikintu nshimira Imana cyatumye mfata uyu mwanya wo gushima, cyumweru umwigisha yigishije ijambo ryo gushima, ati twagakwiye gushima mu byiza no mu bibi. Iryo jambo ryankoze ku mutima, nari naranahize gushima. Ejo ndi nagize amanota meza, ndavuga ati Imana nimbona nsinzi cya leta, Imana nzayishima.
aho nari ndi ku ishuri yandindiyeyo, no mu kuvayo amanota asohotse njye ntabyo nari nzi, papa yarambwiye ati wagize amanota meza ndagushimiye. Nanjye biri mu bintu nshimira Imana. Mu izina ry'umuryango nanjye ndashimira Imana kubw'umuryango. Ikindi kintu nshimira Imana ni agakiza kayo kiduha. Kuri umuntu agenda Imana ikamuha umutima wo kujya imbere yayo, ubu hari abantu bari ahandi badafite uwo mutima batifuza no kuhajya, ariko twe tubishimira Imana. Ikintu nshimira Imana imbere yayo nkomeza no kuyishimira ni ubwo burinzi n'urukundo ikomeza gutanga mu muryango. Rero ku by'Imana yakoze byose yumve ko nyishimye. Hari aho nagize gushima kwinshi sinabihigura. Imana imbere y'ubwoko bwayo yumve ko nyishimiye. Muze kuyimera amashyi ya special n'icyubahiro, nimurangiza murakoze. Mu bintu byose Imana yakoze, mu kubarinda, mu kubigaragariza, reka dukomere Imana amashyi 1 2 3. Yatubwiye ngo tuyihe n'icyubahiro.